Munyemere mbanze baha ikaze nanone kuri YouTube channel yacu New Daniel Official. Nk'ibisanzwe tubagezaho inkuru ariko tukabagezaho inkuru ariko nyuma tukaza tureba isomo riba riri muri iyo nkuru. Icyo mba ngusaba rero ni ukubana nanjye kuva ino nkuru itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo tuze kungukiramo byinshi. Uyu munsi ni agakuru keza cyane rwose mbazaniye tutabanye rwose kuva kutangira kwako kugera ku musozo wako birashoboka ko wahomba byinshi. Inkuru ni nziza cyane rwose ndagira ngo yumve kuva itangiye kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukiramo byinshi. Ni inkuru y'umpumyi ebyiri zabaye inshuti ariko biza kurangira zombi zibeshyanye. Ese byagenze bite kugira ngo zibeshyanye? Ibyo byose nibyo tugiye kumva muri iyi nkuru, utaza kujya kure rero. Ikindi nagusaba, iyi nkuru niza kukunezeza cyangwa se hari icyo wenda wungukiyemo, uze gukora share no ku nshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kumenya ibyiza wamenye. Tudatinze rero nagusaba nanakubwira ni reka twitangire inkuru yacu. Igihe kimwe hariho impumyi ebyiri. Izo mpumyi zombi naho ko bazagiraga rwose zarasabirizaga ubundi zikarara ku muhanda. Izo mpumyi rero umunsi umwe zari ziri gusabiriza, zirangije zihurira ahantu hamwe. Mu guhurira ahantu hamwe ntizari ziziranye. Uwo munsi nibwo zaraganiriye ziraganira rwose biratinda, ndetse ziganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Muri uko kuganira imwe ibaza indi iti ese ni gute wisanze muri ubu buzima? Ni gute wisanze uri impumyi? Indi irasubiza iti kwisanga gutya ndi impumyi niko navutse, ntago ari ibintu byaje rwose nyuma yuko mvuka, ahubwo umubyeyi mu kunyibaruka yanyibarutse ndi impumyi. Irangije ibaza indi ati none se kumbajije gutyo wowe ni iki cyaba cyaratumye uba impumyi? Ni gute wisanze uri impumyi gutyo? Indi nayo iti njyewe sinavutse rwose ndi impumyi, navutse ndi umuntu muzima, nararebaga neza cyane, nabashije kubona isi yanjye n'amaso yanjye abiri, ndetse nabonye ibintu byinshi cyane. Ati njyewe ahubwo nuko nagize ikibazo mu gukura kwanjye nkarwara amaso, narwaye amaso ndetse yewe bigira naho mpinduka impumyi. Ubundi ni gutya nabaye gutya nyine meze, ni gutyo nisanze ndi impumyi, ni ukubera indwara y'amaso nagize. Indati nibyo iti byumvikane noneho wowe wabashije kubona isi n'amaso yawe yombi? Indati yego njye nabashije kureba byinshi ku isi. Indi nayo iti wowe ndumva warandushije byinshi, ibintu nifuje kuva kera nyiri umwana, ibyo bintu rwose numvaga nakabaye narabigize nanjye, ariko nyine bya brage biganirira. Kuva uwo munsi izo mpumyi zombi zabaye inshuti, ziba inshuti z'akadasohoka, ziba inshuti magara, zimwe rwose wareba ukavuga uti aba bantu ni inshuti magara pe, kumutashidikanya ko rwose abantu batari inshuti kubera ko aho bagendaga hose nyuma y'uwo munsi baragendanaga. Iyo bajyaga gusaba baragendanaga, aho umwe yicaye undi akaba hicaye, bagasabira hamwe. Babaye inshuti rwose, inshuti magara, zimwe twakwita inshuti z'akadasohoka. Zaragiye ziba inshuti cyane rwose, ziba inshuti magara kugeraho ziyita n'amazina, zikajya zitana amazina. Imwe ikita indi iti mbona, indi nayo ikayita nkubone. Ayo mazina zaragiye ziyafata mu mutwe rwose, kimwe yitwa mbona, indi nayo ikitwa nkubone. Kera kabaye rero iyo ngiyo yitwaga mbona, urabyumva rwose, zari zariyise amazina, imwe yita indi mbona, indi iyita nkubone. Iyo ngiyo yitwa mbona rero ibwira nkubone iti rero njyewe ubuzima ndaburambiwe cyane rwose, sinkeneye gukomeza kubaho gutya, kubyuka nza gusabiriza abantu, nawe twavuganye ko agomba kuma kubyuka gusa ngo nje gusabiriza, ndetse yewe hari n'abatuvuma bati mugende mwabasabiriza imwe. Ibyo bintu rwose ngenda ndambiwe guhora nza hano ku muhanda gusabiriza, ndetse nuko n'abantu ndumva nakwivira muri ubu buzima ndetse nkapfa. Mubone ati ese ibyo bitekerezo, icyo gitekerezo uzanye rwose si cyiza habe na gato, icyo gitekerezo kibagirwe. Mbona nawe ati rero njyewe ndaburambiwe, singiye kukubeshya. Mbona abyumvisha nkubone rwose, amuha impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Ati reba nk'ubu ntacyo tubereyeho habe na gato, abantu birirwa baduseka ngo turabasabirizi ndetse ngo turi mu n'impumyi, byarutwa nge nkapfaho kugira ngo nkomeze mbeho buno buzima. Mbona yabwiraga nkubone atyo. Nkubone nawe abitekereje neza, ashyize mu nyurabwenge ze, aravuga ati ariko wa mugani abantu bazajya birirwa badusuzugura, wakwipfira bikagira inzira. Ubwo bafata umwanzuro yuko bagomba kwiyahura bombi bagapfana. Bombi babwirana yuko bagomba kuzahurira ku mugezi
mugezi ubundi bakinaga muri uwo mugezi amazi akabatembana akaba yabica. Ubwo babyumvikana batyo. Umunsi wakurikiyeho wari umunsi wo kujya kwiyahura rwose nk'uko bari babipanze. Baragenda bageze ku mugezi bahagarara hejuru y'amazi. Mbona ati ngiye kubara gatatu rero twese tuhite tugenda. Mubone nawe ati yego bara gatatu twese tuhite tugendera icyarimwe. Abo bombi bose mu kuvuga ibyo buri wese yari afite ibuye rinini cyane arifite mu maboko ye. Mbona arangije arabara rimwe kabiri gatatu. Mu cyimbo cyo gutaruka bose bahita bafata ya mabuye bari bafite mu ntoki bayanagira mu mazi icyarimwe. Buri umwe yageze ngo mugenzi we yinaze mu mazi, nyamara nta n'umwe wari wagiye. Bombi bamaze gukora ibyo buri wese ahita akata inzira ye aragenda, nta n'umwe uvuze kuko yumvaga ko nyine mugenzi we yinaze mu mazi ibye birangiye. Muri buri wese igitekerezo cyari kimwe umurimo nuko mugenzi we ibye birangiye. Nicyo gitekerezo bombi batahanye. Barataha rero birumvikana bose bari babeshyanye. Ibyo bari bumvikanye ni bari babikoze nk'uko bari babyumvikanye. Bari bumvikanye yuko bagiye kubara rimwe kabiri gatatu ubundi bakinaga mu mazi, ariko nta n'umwe wabikoze, ahubwo bose bashatse kujijisha. Barabeshya bose, buri umwe anagamo ibuye n'undi arinagamo kubera ko yagwiriyemo igihe kimwe. Ntawamenye ko mugenzi we akiri muzima, ahubwo bumvaga yuko yitabye Imana. Batashye gutyo rero. Umunsi wakurikiyeho birumvikana akazi kagombaga gukomeza nk'uko bagakoraga. Birumvikana barasabaga. Ubwo rero bajya ku muhanda. Umwe ajya ku muhanda, ageze ku muhanda agiye kumva yumva ijwi rya mugenzi we kubera ko amajwi bari barayafashe mu mutwe. Iyo umwe yavugaga undi yahitaga amenya ko ari we uvuze. Yumvishije ijwi rya mugenzi we aramubaza ati ese mbona ni ukubera iki wambeshye, kubera icyo utinaze mu mazi? Undi nawe ati none se wowe kuwambeshye kucyo utinaze mu mazi byagenze bite? Mubone ati mbonange nta mpamvu rwose, numvaga nta mpamvu mfite yo kwiyahura pe, umuntu ukiri muzima nge nta mpamvu nimwe nari mfite ituma niyahura. Mbona nawe aranje aravuga ati rero impamvu nazanye kiriya gitekerezo, mubone impamvu nazanye kiriya gitekerezo nkakikubwira nuko nabonaga yuko gusabira hamwe nge nawe rwose bitari byiza habe na gato, kubera ko waje meze neza, waje nicara njyenyine ndetse bakama, ariko ubu ngubu abaduha amafaranga bakamaye yose barayatugabanya kuko tuba turi babiri twicaye hamwe. Rero numvaga yuko gusabana nawe rwose bitari gukomeza gukunda, bitari kuvamo habe na gato. Numvaga ko rwose wakwitaba Imana wapfa ubundi ngakomeza ngasaba njyenyine nkareba ko amafaranga bamaya kwiyongera nk'uko byari bisanzwe. Mubone ati niyo mpamvu yatumye ukora ibyo byose. Ati ese iyo umbwira ko udakeneye gusabana nanjye, sinari kwigendera ngakomeza ubuzima nk'uko nari mbayeho n'ubundi mbere yuko duhura. Ese iyo umbwiza ukuri yuko ari icyo gitekerezo ufite cyo kugira ngo njyewe ngende wowe usigare, ukazana igitekerezo ngo twiyahure, nyamara wowe ufite izindi gahunda. Ese iyo umbwiza ukuri sinari kwigendera amahoro ubundi nawe ugakomeza inzira zawe? Mbona nawe ati nibyo nakoze amakosa mbabarira. Ati ariko nawe ufite ikosa kubera ko ibyo twe twavuganye ntago wigeze ubyubahiriza. Birumvikana bose muri bo bari bafite kwicuza mu mitima yabo kubera ko nta n'umwe wari wujuje isezerano yari yahaye undi. Bose bari babwiranye ati tugiye kubara gatatu dusimbuke tugwe mu mazi, ariko muri bose nta n'umwe wabikoze. Bose barabeshyanye muri make. Birumvikana rero bose muri bo bari bafite kwicuza muri bo, bagombaga gusabana imbabazi. Rero basabanye imbabazi ubundi barakomeza barabana, ariko babwirana yuko umwe ikibazo azajya akibwira undi mbere yo gutekereza ibye muri we, mbere yo gutekereza ibye ku giti cye. Bose bazajya babanza kubwirana ikibazo bafite ku wundi kugira ngo bagisangire bagikemurire hamwe. Isomo twakura muri iyi nkuru rero, burya kubeshya hari igihe ubeshya rimwe na rimwe ugasanga Imana hari ukundi bigenje, ubeshye n'ubundi birangiye abimenye ndetse yewe bikanarangira nabi. Burya icyo ugomba kwirinda muri ubu buzima ni ukubeshya. Irinde kubeshya ubundi ukora iby'ukuri. Imana ikunda iby'ukuri, abantu bakunda iby'ukuri. Nubeshya umuntu akabimenya, birashoboka ko mutazamerana neza, birashoboka ko mutazabana neza, kandi iteka ikinyoma
n'ubundi birangira kigiye hanze. Uko wabeshya kose, uko waba umubeshyi kose, iteka n'ubundi birangira bimenyekanye kuri uwo mubeshyi, cyangwa bikarangira bimenyekanye ko wabeshye ikintu runaka. Icyiza rero nuko wareka kubeshya, kubera ko nta na rimwe ikinyoma kigeze gitsinda. Iteka ikinyoma gihora ari ikinyoma, kandi ikinyoma iteka kiramenyekana. Njyewe ndi niyo Daniel, buri munsi dukora post, tunejejwe no kuba inkuru zibigisha. Akora subscribe na kandi inzogera uyifungure niba utarabikora, kugira ngo tujye tubana kuri buri video yose inyuze kuri YouTube channel yacu. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mugire umunsi mwiza.